Kamarayika kanje akira ndamukanyo yanjye yera kurusha isimbi ishyushye kurusha izuba iryohereye kurusha ubuki ikuzaniye ibyishimo n'umunezero uyu munsi ndagukunda maze nubwo aka SMS kameze nk'agashije ariko kuzuye ukuri k'urukundo ngukunda ndagukunda mutima wanjye buri gitondo cyo kikubera umuhamya w'urwo ngukunda nkwifurije kugira umunsi mwiza mukundwa waramutse neza mukundwa naraye ngende ijoro ryose ngira ngo buke ngeze ku mutima wawe maze nguha akabizi ko kugahanga nkwifuriza umunsi mwiza ndagukunda nta buryarya wowe bwiza butavugwa wowe nkunda bitavugwa urukundo rwanjye nge narazwe mu buto bwanjye ubu ni wowe none hanjye ubu ni wowe kubaho kwanjye ubu ni wowe mubona abonye nge mbonawe Bibiliya ivuga iki urukundo rurihangana kandi rukagira neza urukundo ntirushira urukundo ntirugira ishyari ntirwirarira ntirwiyemera ntirwitwara mu buryo buteye isoni ntirushaka inyungu zarwo ntirwivumbura ntirubika inzika y'inabi rwagiriwe ntirwishimira gukiranirwa ahubwo rwishimira ukuri rwita kuri byose rutwikira byose rwiringira byose rwihanganira byose urukundo ntirushira muri biri babisanga bakora intaba mbere umutwe wa 13 umurongo wa 4 kugeza kwa 8 nanone kandi urukundo ntirushira kuko ruzahoraho ruhora rwiyongera nibwo rwunga abantu mu buryo bwuzuye ko rwihangana rukababarira kandi rukagira neza ibi nabyo babisanga mu Bakorosayi 3:14 abantu bakundana urukundo bagira ubushuti ndetse n'urukundo rudashira rukaramba kandi bakabana bakundana kugira inshuti magara ya hafi benshi bita Besto best friend bestie mu ndimi z'amahanga ntabwo biba mu bantu gusa kuko no mu matungo bibamo cyane nko mu nka kuko ubushakashatsi bushya bwabigaragaje urukundo rutuma umuntu atuza mu bwenge kandi akagira ibyishimo ese nk'uko ikiremwa muntu gikenera urukundo gukundwa gukunda ku matungo ko byagaragaye ko nayo abikenera yungukira muki birikajya ibwami ikaze ubushakashatsi buherutse gukorwa muri kaminuza ya Northampton mu Bwongereza bwerekanye umubano umeze nk'uw'abantu hagati y'inka bwerekanye ko inka zifite ubushuti bukomeye hagati yazo kugera aho usanga inka ifite inshuti magara bagendana bimariyemo bimeze nka Besto cyangwa best friend mu bisanzwe ubushakashatsi bwateye ahanini n'impaka zatewe mu Bwongereza ku cyiswa amata y'amata aho abafite inka ziri hagati y'ibihumbi 300 na 800 benshi mu nganda z'amata bashyigikira amata y'amata mega ko babonwa nk'igisubizo cyo kuzamura irushanwa rikunze kuba kode yo gutanga amata ku biciro byo hasi ku kigero cyari gisanzwe ubushakashatsi bwibanze ku nka zo mu rugo n'iz'ubworozi cyo cyarimo bikunze kuboneka mu matsinda mato nk'uko byagaragajwe n'imibare myiza y'imibereho urugero inka zororerwa hamwe zigumana ubumwe bukomeye ubuzima bwose ugereranyije n'inka zatandukanyijwe umushakashatsi Christa Marie Emusirena yiyemeje gukora ku ngingo yakorewe ubushakashatsi ku kuntu ubusabane bufite akamaro ku mibereho y'inka mu bucuruzi bunini bw'amata amaze gushyira ahagaragara ibyo yiboneye mu bworozi bw'inka Emusirena yahisemo kubanza kumenya inka nziza kurusha izindi ibihumbi byinshi byakurikiranye byanditsweho ku nyamaswa zirisha ziruhuka kandi zigaburirwa yashakaga izindi zamaraga igihe kinini hafi yazo uyu mushakashatsi yabonye ko mu buryo busobanutse imibereho ko hejuru kuri 50% inka zikunda kumarana umwanya munini n'izindi nka zene wazo ubukurikiye ubushakashatsi yitegereje ingaruka zifite cyangwa imyitwarire yo gutandukana kw'amashyo bafashe inka 11 zigizwe n'esheshatu zifitanye isano inka zitandukanyijwe n'ubushyo imwe mu minota 30 hamwe na mugenzi wayo bakundana n'ebyiri mu minota 30 hamwe n'inka idakunzwe ibyavuye mu bushakashatsi byagaragaje ko inka zitandukanyijwe n'inshuti zazo zerekanaga ko mu mutima udatuje habe na gato kuruta igihe yari imeze ikiri kumwe nayo ese inka nazo zigira ibibazo mu rwego rwo gushaka amata agezweho inka zikunze gutandukanwa n'ubushyo bwazo hashobora kubaho igihe gito cyo gutandukana nko mu gihe cyo kugenzura buri gihe kw'abaganga cyangwa kwigunga nyuma yo gukamwa cyangwa igihe inka nazo zifite ibibazo mu rwego rwo gushaka amata agezweho inka zikunze guhura no gutandukana mu bushyo bwazo hashobora kubaho igihe gito cyo gutandukana nko mu gihe bagenzurwa igihe cy'abaganga cyangwa kwigunga nyuma yo gukamwa cyangwa no mu gihe cyo gukamwa gutandukana bishobora kandi kuba mu gihe kirekire mu bucuruzi birashoboka cyane mu buryo bw'ubworozi bw'ibanze hari inka z'amata zashyizwe mu byiciro ukurikije ibiciro by'umusaruro zitanga urugero nk'inka zonsa zishyizwe hamwe kandi zitandukanyijwe n'izitari konsa hariho ibimenyetso byinshi byerekana ko gutandukana kw'amatungo magufi y'igihe kirekire bishobora gutera imihangayiko bigaragazwa no kwiyongera kw'ijwi kurwana ndetse no gusakuza no kuzamuka kw'itera ry'imitima yazo guterana n'isoko yo hejuru yo guhangayika inka ziteranyirijwe hamwe hagati y'inshuro 4 na 12 mu mwaka buri mpinduka isobanura kugendagenda mu biciro by'imibereho y'itsinda rishya bigatuma bigora bidasanzwe inka ishyiraho imibare myinshi mishya nk'uko byasobanuwe na Emusirena
Guhuriza hamwe inka bifitanye isano akenshi no kwiyongera k'ubugizi bwa nabi mu gihe abantu bagerageje kwerekana umwanya wazo mu ngero z'ubuyobozi. Inyamaswa zigomba guhatanira kubona umutungo w'ingenzi nk'ibiryo kugira ngo ziruhuke mu matsinda akunze kuganzwa n'abantu. Guhangayikishwa n'izo mpinduka mu matsinda bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'imibereho myiza y'inka zitanga amata. Ingaruka mbi zo gusubiranamo zirakaze cyane ku minsi yazo ya mbere yo kumenyekanisha, ariko bizakomeza kugera igihe urwego rw'imibereho rw'iyumva. Ibi birashoboka gufata ahantu hose hagati y'ibyumweru 2 cyangwa 3. Inka zigira Ababesto. Abashakashatsi bafashe inka hamwe y'inshuti zazo zakunze kuba ziri kumwe, hanyuma bazitandukanya by'ibyumweru 2 mbere yo kongera kuzihuza. Kimwe n'ingaruka zo gutandukana mu gihe gito, inka zerekanye impinduka mbi mu myitwarire yazo, ubuzima, imibereho myiza n'umusaruro. Ariko iyo bongeye kuzihuza na ngenzi zazo, zimarana igihe zirisha kandi zishimye. Zagaragaje ibimenyetso byinshi by'ubusabane. Ubushuti bwazo bwakomeje neza nta gitega. Imibanire myiza yari yaramenyekanye imbere yasaga nkaho yacitse nyuma yo gutandukana igihe kirekire. Byongeye kandi nyuma yo guhura inka zasaga nkaho zongeye kugirana umubano wazo. Ibi byavugaga ko inka zisabana nyuma y'igihe cyo gutandukana ugereranyije na mbere yo gutandukana. Inka zikunze gutekerezwa nk'inyamaswa zidafite ubwenge. Hamwe n'agaciro kazo muri sosiyete, nta kintu kirenze zitanga uretse gutanga amata, inyama n'ifumbire. Ariko ubushakashatsi bw'ibanze bwakozwe na Marie Musirena byerekana ko nk'abantu ubusabane hagati y'inka ari ikintu gikomeye. Iyi ni BKO. Nge Birikajya Bantu. Kora subscribe, like, share na comment. Birikajya Bantu.